umugabo abafatiye icyumba cyabo ko ari babiri nawe afashe iki Gisenyi. Murumuna wanjye kera kabaye ava mu cyumba asanga wa mugabo wanjye aramubwira ati icyo afite nanjye nicyo mfite, ibintu byinshi cyane. Umugabo nyine aranga murumuna wanjye mpaka aryamana nawe. Hakaba n'uwo mugore bitaga Joseline nawe uri inshuti yanjye aho nagiye Uganda ari nabo banshutse nawe nyine aryamana nawe. Ubwo rero ibyo bivuyeho mgize ngo mbibwiye mama ngo yamaze nawe. Ubwo nyine numva wo ndegera ntawe ndaceceka ndabyihora gusa ndababara kandi no murumuna wanjye nawe we yari afite n'ubwandu usibye ko ntamenye nimba yaranamwanduje. Ntaruma nyine murumuna wanjye yaje arwara icyo gihe nari ngeze Sudani. Amafaranga yamaze gushira ngira ngo umukecuru yahise yumva nta mumara kimumariye. Wumva ukuntu umukecuru wacu ameze. Umwana na bwa bumugari yarabaye paralize gutya. Igisate kimwe cyose yarabaye paralize atabasha guhaguruka. Mama aza kumureka ngo ajya kwasi. Umuntu umeze gutyo umurekera gute kumuha umuntu w'umugabo utagira n'umugore? Ntari ndi Uganda ngiye kumva numva murumuna wanjye arampamagaye. Arambwira ati Sara wambabari ukantabara koko. Ati nimba ufite uko wabishobora wambabari ukantabara ukaza ukankura kwa data. Kureba data asigaye ashaka no kundyamaho. Ndebye ibintu data mukoreye ataranamureze. Numva ni ibintu bindenze. Mbwira mama ndakwinginze cungu uyu mwana. Mama ntabwo nigeze mubwira ko tata yagerageje gukora icyo kintu. Nkimara kumwubakira rero sasa ngiye kumva numva sinzi ikintu twapfuyeho gato. Nambwira ko ubu nububona ibintu mba nawe ngo hari ibyo mba nagutumye. Ahita ambwira cyo numvishe trauma numva ndasaze nukireza inzu yanjye maze kugurisha. Umva intebe afite intebe nka zino z'amadiva byose ni ibyanjye. Nta kintu cyo mu nzu cyose kitarimo kitari icyanjye. Nahise mfata imisego n'ibiki byose ndavuga ngiye kubitwikanisha kandi ino nzu nyokerezemo. Ubwo nyine namaze kumukorera iyo korotire ndangije mpita nigendera mfata tiketi nigera muri Turukiya. Ndavuga reka ngende nangire ubuzima bwanjye hari anishaka nzapfireyo kuko mbere najyaga nshaka kwiyahura naho ndi mu Bushinwa nkavuga se nini yahura ku mwana wanjye bamwanga nanjye ubwanjye baranyanga. Ese umwana wanjye azabaho gute? Nk'ubu nabaye umusinzi nabaye umusazi nabaye indaya hejuru ya mama. Ariko ikimbabaza kugeza na n'ubu nisa ubwo inzu mba ndayigurishije. Maze kuyigurisha mbagiye hariya kwa Rando harya hepfo kwa Ndori mbisemo akabari kabuminga. Abagore bakajya birara binywera bibyinira n'imiziki ariko mana mubisema akabari tukarara tubyina abazinywera ubusa. Nuko akabari karagiye mbona karagiye guhomba. Umushinwa mana yanjye ararakara akajya ashaka kunkubita kanyirukanga nashaka kunkubita arababara ndabibona kababaye anancikaho. Nigira Uganda nkajya njya kwibyinira nabo bagore atubundi yagusanze nago yagusanze twibereye muri ubu buzima. Abagore n'ubwoko bubi. Mu Bushinwa mwakundanye bigera ahantu ujya iwabo waje mu Bushinwa cyangwa ni hano mu Rwanda? Oya nigeze njya ni wabo kumusura. Nakubwiye ngo ngiye umuntu mbona ko yari umuntu wanjye kandi yarankundaga nanjye ndakimwubahira. Nafashe inzira ngi wabo ndamusura. Nibindi nibindi nyine. Nuko umushinwa ararakara arababara shaka kunkubita akajya nyirukangana kankubita tukirukana mu muhanda wose nibi byose by'ubwana sinabibonaga muri make. Nuko mbona kera kabaye mbona musigaranye icyo gihe nasigaranye ibihumbi nahaguze 700 ndayisana mpagurisha 2,000,000 nimba ari 2,000,000 n'igice. Mbona nsigaranye hafi 900 mbona nsigaye vide amafaranga arashize. Ari mu bwako kabari turi kubyina abagore barishimye. Wikanga. Sinzi umutima ahantu wavuye numva ndashidutse. Njye hano kuri convention hari inzu yagurishwaga hariya kuri convention. Inzu nziza sanga mboraho 300,000. Mbwira umushinwa yaranyishe. Namubwo wambabaruka 300,000. Yari inzu nziza pe ya kadastere nziza. Nkiyongera kuri aya mfite nkayigura. Yaranyishe umva ati nkubakira inzu nurangiza igurisha none urimo kuza unsaba nandi mafaranga. Nuko numva birandenze ubwenge numva buratakaye numva ubwenge buragiye ndavuga manange nari mfite inzu none irabuze ubusinsigaye ndi muntu nyabakindi ndi muntu kikwere. Ubu kano kabari numva nabaye nk'umuntu wikanguye muri make. Fashe inzira
njya gushakisha hose ku Giporoso mpita mbona inzu y'ibihumbi 850 nani mfite ibihumbi 900 umva nayishyuye yose nayibonye urabona hano ku cya Mitsingi haruguru y'umuhanda haruguru y'umukingo kuri kaburimbo neza niho nahise mbona iyo nzu inzu ndayishyura nari nzi ubwenge kera nkiri umwana usibye unshaje nari nzi ubwenge bimwe biteye ubwoba inzu ndayibonye maze kuyibona mfashe nyirayo nkabona afite amatiku n'umugore we maze kumwishyura umugabo ndamubwira uzi ibindi banzuza n'umugore wawe azansinyire mpaka nakoze uko nshoboye kose muri iryo joro ndavuga umugore wawe naza ndafata amafaranga yose nyaguye ariko banza umuzana asinye kuko nyuma yaho narabimenye iyo umugore watarasinye baba barabyitwariye umugore arasinya shabayaho umushinwa nawe agera igihe nimba hari barabimenye ko duhora dusarana twirukankana karara nirukanka nkubita ubu tukiruka abashinwa bene wabo baza kumutwara bamusubiza iwabo nimba wenda ariho cyavuye nimba ari ikihe kibazo cyahavuye ntumbaze uko byagenze ariko yagiye iwabo agomba kuzagaruka aragenda kandi koko yaragiye azagarutse aje kureba njye biramuzana arazaza kundeba araza ageze mu Rwanda icyo gihe nyine yari yaratashye iwabo atashye aragenda ageze iwabo aza kugaruka aza kundeba ahageze ubwo nari nibereye za Gisenyi ndimo kuryoshya nigire muri za Kongo icyo gihe nkubitana n'abatipe bari aho za Gisenyi baticara twinywere po nanjye ndicarira muri umuna wanjye rero sasa na wa mugore bita Joseline mwe wari inshuti yanjye namukundaga cyane uwo Joseline abafashe muri umuna wanjye ubwo umushinwa yaraje akimara kuhagera ati mukanyereka umugore wanjye na mama yaramuzi ati mukanyereka umugore wanjye ati umugore wawe ntituza aho ari ati twumva ngo yagiye Gisenyi afashe imodoka bose abakubisemo ati tujye kumushaka baraje bageze Gisenyi bageze Gisenyi numva umuntu w'umutipe avuye muri club haraje ahantu twe twibereye mu kabari mu gasantre n'abandi basore bo ku Gisenyi ati hari umushinwa nyamara twabonye uza kugushaka ahangaha ntitu nubwo nuko muzi ko nari mfite umugabo w'umushinwa niyo mpamvu ntabwo numvaga ko bidashoboka nubwo nuko mwari muzi ko mfite umugabo w'umushinwa nuko mbifata gutyo nk'ibisanzwe sinabona n'ikintu kimpambwira ngo haguruka ujye kureba wihera amaso nuko nigumira muri utwo tubari dore ko nikundira inzoga ndanyweye ndangije ngiye kumva mu gitondo bwakeye ndavuga ariko ko bambwiye ko hari umushinwa wa telefone undi mushinwa bitarugigana nkumva kuko nkamenya ko ibi bintu bavuze ari ukuri mu gitondo nda telefone rugigana arambwira ati yes ati kimwe igicucu hari ukuntu twavuganaga mu Kinyarwanda ati kimwe igicucu ati umugabo wawe yaraje ati none yakubuze yaje kugusaka za Gisenyi ati kandi umusibejo arurira indege asubireyo numvishe nsaze ubwo mba ndaperereje mbaza undi mukobwa twari kandi naho ku Gisenyi wari mu Buraya ntago ari kugira ngo nakundaga n'Uburaya nabaga nibere mu kigurupe nimba ari nabaryamira ahubwo bariryamira nta n'amafaranga bari nta nyagasani nuko ahubwo utekereza abantu turi kumwe nta n'ijana bampaye nta n'igiceri cy'atanu ahubwo umugabo wanjye araje anasubiyeyo jamani byari ibintu birenze nuko nyine ntabwo mwigeze mubona oya naramubonye nyuma namubonye ari muri umunsi umwe wa kabiri agasubira mu ndege agataha mwabonaniye ku Gisenyi oya naje naragarutse mu mujyi nkibimenye nta n'itike nari mfite bo barakubuze ku Gisenyi nta n'itike ukuntu byagenze yinjiye muri club yarazi ko nkunda imiziki yinjira muri club we na murumuna wanjye n'uwo mugore hakaba umugore bitaga Angel we yarari mu Ruhengeri akibona shinwa yarirutse kuko bari bamuzi kagira amahana akunda kunyurukankana nkubita amubonye yihishe uwo mugore wundi wundi na murumuna wanjye baramubwira ati tubabarire tubwira ahantu Salama ari kuko umugabo watumereye nabe
njara barangira ati waje tukajyana nawe ati reka reka se najya muri iyo modoka y'umushinwa ntagiye kunyica ngo namujyaniye umugore nuko baza rero iyo ku Gisenyi nyine nuko umugabo yinjiye mu maklabu yinjiye mu tubare ahantu hose ngarazengurutse ngarambuze kandi ubwo niciye mu kabari arangije ngo abagenda bafatira icyumba we n'uwo mugore bavuze ko umwana atari uw'uyu w'umugande ni babiri n'umugabo wanjye nyine uwo wa gatatu w'umushinwa ubwo namwita nk'ihabara niko navuga nuko umugabo abafatiye icyumba cyabo ko ari babiri nawe afashe iki Gisenyi murumuna wanjye kera kabaye ava mu cyumba asanga wa mugabo wanjye aramubwira ati icyo afite nanjye nicyo mfite ibintu byinshi cyane ati bundi ni igikinge wamburana urabizi by'abagabo rero kwikontorora ngira ngo ni nacyo cyanamuteye n'isoni kuko uriya mugabo wenda nari no kujyayo akareba ubundi buryo ki yabigenza umugabo nyine aranga murumuna wanjye mpaka aryamana nawe menya n'amafaranga yamuhaye hakaba n'uwo mugore bitaga Joseline nawe uri inshuti yanjye aho nagiye Uganda ari nabo banshutse nawe nyine aryamana nawe iryo joro oya ni ikindi gihe ariko kera ibyo bitari byazana mbese ndi kukubwira ibyo bagiye bakora nuko umugabo nyine nawe bimwe by'abagabo urabizi umugabo nta kwikontorora burya ni ibintu bitoroshye aremera nyine arabikora nuko rero na murumuna wanjye ndataha amafaranga asabwa uzi ko ngiye buriya hari ukuntu ngira siziye mu science nkamenya n'ikintu umuntu atanakimbwiye naje gutaha ngeze mu rugo ngeze mu wacu mu ruturusu numva ikintu kirambwiye ngo murumuna wawe yakoze ikosa riniri noneho nkoresha uko nshoboye kose ndabiperereza mbaza wa mugore koko bajyanye numva koko ngiye kumenya nsanga niko byagenze ngo yansize mu cyumba ngo murumuna wawe yansize mu cyumba ngaragenda ngo numugiye kumwumva aje mu gitondo nuko ubwo rero ibyo birabivuyeho mgize ngo mbibwiye mama ngo yamaze nawe ubwo nyine numva wo ndegera ntawe ndaceceka ndabyihora gusa ndababara kandi noneho murumuna wanjye nawe we yari afite n'ubwandu usibye ko ntamenye nimba yaranamwanduje kuko uwo mugabo kuvuga kugeza na n'ubu ntabwo nongeye kubonana nawe nagiye niwaba no kumusura yamfatiye hoteli pe ariko ntabwo yigeze atekereza kongera kuryamana nanjye muri make nuko byagenze bya murumuna wanjye bikomera gutyo birakara turazirana buri muntu mva njye na murumuna wanjye muri make kuva turi abana byari umuriro na n'ubu kubona n'umuntu utanshakira umwana akanzirira umwana mbese akaba ari ibintu biteye ubwoba ya indi nzu ntabwo wigeze uyigura iyi nzu narayiguze baranagusinyiye n'umugore barasinya noneho kubera cya kibazo cya mama sasi kimwe cya kera ya nzu yo mu cyaro ubwo umushinwa nyine yari yaranagiye n'inzu narayiguze twarabanagaho amara aragenda arigendera noneho ngiye ubwanjye kubera nyine bwa buzima bwanjye bw'uburayi urabwumva ntabwo nabihagaritse nagumeje muri ubwo buzima mba mu nzu yanjye ngera nkanayikodesha nigira mu mujyi nkajya nibera mu mujyi mbese nkunda kuba nibereye gutya nk'umusazi nimba no kurwara turoma numbaza nuko nza gukubitana n'umurusiya umurusiya nawe aramfasha akajya ampa nk'uduhumbi nk'ibihumbi nk'amadolari 500 yampa nka 200 nka 300 hari igihe yigeze kuma igihumbi cy'idolari mpita mvuga yanga ngo menye ubakemo kuko ndi umuntu wakundaga korora cyane mpita njya ahantu kwa babyara banjye hano Nyakariro nyine aho hamwe nabaga ndababwira mu ndangira ahantu nigurira ikibanza ubwo urumva n'imyaka yari imaze kugenda nkurana n'inkuzemo 20 n'ingahe gutyo mu ndangira ahantu nigurira ikibanza ngire gute niyororore kuko nge nkunda korora cyane nubwo bwose ndeba birimo bigenda byanga ariko ndabikunda
ndamubwira rero mumbabarire munyereka ahantu ngura ikibanza niyubakire. Mubyara wanjye nyine hari umubyara wanjye bita Mukarugema, ndangira ahantu ngura ikibanza, maze kugura ikibanza mbumbisha amatafari, ngura amabati 40, inzu ndayihagarika. Inzu ndayihagarika pe. Muri ayo mafaranga amaduki ngiye nashyiraho, amaduki ngiye nashyiraho. Ndangije inzu maze kuyihagarika, sinzi ikibazo, ubwo akaba undi mwana nyine w'umumotari mwene wabo na mama nyine sinzi byari byo. Akajya mbwira ati ariko Sara, ati nyoko urabona ukabona uzamukira, ati nyoko uhora uvuga iriya nzu wazagerageje ukagira ukuntu wamwishyura ugafata amafaranga ukayamuha, cyangwa se ukareba ukundi kuntu wabigenza. Ati nyoko akumereye nabi, cyo nakubwira cyo. Numva birandenze, ndavuga se nubundi nibyo nakora byose yirwa mvuga ahantu hose isi yose ntacyo bizamarira. Nahise mfata yanzu nari ndi kubaka, ntari nashyiraho imiryango gusa narayisakaye. Nta mafaranga nari mfite icyo gihe, nari mfite iyo ku Giporoso niyo maze kubaka aho ngaho mu cyaro. Ndangije ndamubwira ntumaha abantu bakuru mu muryango wabo, abantu yubaha kubi babiri baraza baziwe muri saro. Ndangije ndababwira rero mwa abantu mwe, uyu ni mama, nta mwana utagira ikosa, ndasaba mama imbabazi z'amakosa yanjye naba narakoze yariyo yose, ndamwinginze nshyira hasi amaguru yanjye yose ndapfukama. Ndamubwira rero mubyeyi, nimba uzi ko hari ikosa nagukoreye kuva mu bwana, nicyo gihe ngo mbabarire. N'ikimenyimenyi kikwereka ko ugomba kumbabarira. Iyi nzu nari nyubakiye kugira ngo nyororereremo, none yifate ndayiguhaye, ndabyandika bisinyire, basi binsimbura yiyo ngiyo uvuga ko nagurishije. Arabyemera, barabyandika barabisinyira. Bamaze kubisinyira, ubwo bamaze kubisinyira wandika n'impamvu wayimuhaye. Nandika n'impamvu ko ari insimbura mbese yuko nagurishije inzu ye, kandi akaba avuga ko inzu ye yamubabaje n'abo bantu bahari. Ndamfukamye no gupfukama yemwe, ndamubwira inzu ngiyi yawe ndayigushubije. Mama byamwanze mu nda, nagiye kumva numva musaza wanjye aravuze ngo rere ngo wagiye kumuhanga iriya yo mu byaro, ngo imuhiye mu Giporoso, ngo kubona ngo arwaye, ngo ubundi yari kuzajya ajya kuba mwakire ya cyaro. Ndavuga se mama, kuza kunyanga ukabunyangira umwana, ese iriya ndamutse mfuye umwana wanjye yabaho gute, yakwishirirwa nandi amashuri? Yarambabaje, yarambabaje muri kintu cyo gukora. Ndavuga se kuzi kunzira ukaba naho nacohoza wumva wahacisha umuriro, urareba ukabona ngo inzu yo mu Giporoso byari kuzagenda gute? Nuko ariko n'ubundi yashyizwe ayiriye. Nuko icyo nakoze, musaza wanjye akimara kubimbwira, mfite abavandimwe banjye nubwo tudahuje wenda papa, tuhuje mama, abo babiri. Duhuje nyine mama n'abavandimwe banjye abo babiri. Umva nta kintu cyaba ngo babure kutakimbwira. Nuko barabimbwiye, numva ndababaye, ndababara, ndavuga se mana, inzu yanjye nari ngiye kwiyororera nkubaka nkiteza imbere, inzu ndayimuhaye nayo ntayishimye, kandi njya kugurisha iriya niyo wanyemereye kuhagurisha, njya no kubazana byose ari njyewe. Nuko icyo nakoze naracecetse ndabyihorera. Ubwo nyine murumuna wanjye nawe niko yari Uganda, yewe yari yaranagiye aba Uganda. Nuko ibyo biva mu nzira, ndabimenya, ndaceceka, ndamwihorera. Nyuma kera kabaye rero aho ibibazo byaje gukomerera, ubwo yageze aho yanze arayigurisha, arazagura hino hano Masaka, atari yagera nyine iyo mu cyaro aho yari iri.
ngo ugayigurira uwo muhungu wa murumuna we. Yo ku Cyamitsingi ariko ntabwo mwigeze muyigurisha? Iyo ku Cyamitsingi nayo naje kuyigurisha. Ariko ni ahangaho ni nyuma? Ni nyuma. Naje kuyigurisha. Yabaga hari kuri kaburimbo. Noneho nanjye nta n'ubushobozi buhagije bwo nari mfite, nkabona amabati arashaje, hazamo n'umuswa, ndavuga rero nubwo iri kuri kaburimbo reka nyigurishe nigurira ahandi. Iyo nayo nibwo naje kuyigurisha nyine, ngura hano usa nk'ujya Nyabisindu, naho mpagura inzu y'ibihumbi 840 ingahera 850, nayo ndayibona gutyo. Ngezaho naho ubuzima buza kugenda bucika, ariko bucika kubera iki? Kubera abana bagezaho barama. Ngira uwanjye nishyurira ishuri, none ngire n'ubwo buraya nkora kubera toroma, ndanywa nkasinda nkamera nk'umusazi, sinanabukora byibuze ngo ntahana amafaranga, rimwe na rimwe ndasinda nkitahira gutyo gusa nta kintu kimbabaza nko kuba mbabaza abana banje, nicyo kintu buriya kimbabaza mu buzima. Akora uburaya. Ubwo murumuna wanjye aho Uganda aho yarari yaje kugeraho ararwara, hakaba kana yari yarasize agasiga mu Rwanda, ninjye nagafashe ndakamushyira Uganda, ariko nawe aza kubyara umwana, nabyo ni birebire. Abyarira y'umwana ise n'umusoga, mubyaye ise ni birebire, yanga umwana kugeza na n'ubu ise ntaranamubona no kwisura. Umwana ageze muri 18 ari mu wa kane segonderi, ubu niwe arimo kwiga. Ariko musaza w'ubushobozi murumuna we mukuru we, ubushobozi bwarananiye, yemwe n'uwanjye nabwo burananira kujya muri universite biranga. Ariko icyabiteye ahanini ngiye ngira ngo ni inzoga, kuko wenda iyo nza kuba ntanywa nk'izo nzoga nari kujya nkora ubwo buraya, kuko nk'amafaranga nkayabika nkabasha gushyira abana mu mashuri bakarangiza. Ariko toroma yagiye iba nyinshi urushaho, ngenda nangirika mu mutwe cyane. Gusa mana abana banjye aho bari bambabarire, nta kindi kintu babona nababwira. Nuko Ntaruma nyine murumuna wanjye yaje kurwara, arwara icyo gihe nari ngeze Sudani. Ararwara ubwo abana n'ubundi ninjye yakundaga kubasigira, akaba ari njye mbana nabo nubwo bwose anzira. Nuko nyuma asa kurwara araremba, ntarindi Sudani, ubundi yararwaraga kazi wanjye rimwe na rimwe, ubundi nkamusanga iwe, ubundi nkamujyana mu bitaro gutyo, ariko abantu bose bakaba bazi ko ari njye mwanga, kuko uko agenda avuga abantu bose bumvaga ko ari njye mwanga, ari njye ruharwa. Nuko arwaye arembye, musaza wanjye ndamubwira rero, musaza wanjye aza kuremba cyane. Musaza wanjye nyine nawe ari Uganda, usibye ko nawe ari mu byago. Baramufata aramuzana mu manura, amuzana i Kigali. Amuzanye i Kigali arafu, umwana araremba. Nza kumanuka, ndagenda ndaza asanga ari mu bitaro i Kanombe, ndamusura. Ndababwira rero ntago ndi burare, ngiye icyo ndi bukore ni ukubafasha uduce mfite, nkasubirayo nkasanga abana, kuko abana bose ni njyewe bariho, abana be n'uwanjye. Nuko ndabasura, nanyishe nsubira Uganda, nsanga abana. Ngeze Uganda abana babaye aho, nisubirira Sudani gushakisha nyine n'ubwo buraya n'ibiki byose. Abana ngiye kumva numva musaza wanjye, kuko yari yaramanutse, cyo kora nyuma mbere yuko apfa aza kugirana ibibazo na se. Amafaranga yamaze gushira, ngira ngo umukecuru yahise yumva nta mumara kimumariye. Wumva ukuntu umukecuru wacu ameze, yahise abona ko nta mumara kimumariye. Umwana na bwa bumugari yarabaye paralize gutya, igisate kimwe cyose yarabaye paralize, atabasha guhaguruka. Gusa nubwo yanziraga, ariko byarambabaje. Nuko mama aza kumureka ngo ajya kwasi. Umuntu umeze gutyo umurekera gute kumuha umuntu w'umugabo utagira n'umugore? Uri umuntu w'umubyeyi. Ntari ndi Uganda ngiye kumva numva murumuna wanjye arampamagaye. Arambwira ati
Sara wambabariye ukantabara koko, ati nimba ufite uko wabishobora wambabariye ukantabara ukaza ukankura kwa data kureba data asigaye ashaka no kundyamaho, ati turararana ku buriri bumwe. Muri iyo pararize nahise manuka mva nta nubwo nahari naharaye, mpita mfata inzira ako kanya ndamanuka ndaza mfata murumuna wanjye musubiza kwa mama, ndabatonganye ndababwira se muragira ngo mfate murumuna wanjye mujyane Uganda, ese muragira ngo mbigenze gute, ese ndamujyana Uganda nzamurera gute, murera ni n'abana be. Kubera ukuntu yari ameze arwaye barambwira bati nibeshye ukamujyana n'ubundi azagwa Uganda uzaterura umurambo uwuzana. Ati se atubura urebe ukabona uyu murumuna wawe azabaho, ndebye ibintu data mukoreye ataranamureze, numva ni ibintu bindenze. Mfata umwana musubiza kwa murumuna kwa mama nyine, mbwira mama ndakwinginze cunga uyu mwana. Mama nta nubwo nigeze mubwira ko tata yagerageje gukora icyo kintu, wenda yaranakimukoreye kuko urumva umwana yari pararize. Umwana akambwira ati datarara buri munsi aryamana nanjye akora uko ashoboye kose. Nuko agahinda karanyica mana, nahise manuka icyo gihe ndabyibuka, mpita mfata taxi voiture kuko ni pararize ntagenda. Ndamumanura mushyira kwa mukecuru musubizayo. Ndangije ndababwira rero njye sinaba hano kandi noneho sinamujyana, sinajya mbasha kurara ngenda amajoro ngo inze mpanagure n'uyu nguyu nkore bimukwiriye kandi mwese muri ahangaha. Njye nzajya mbona ubushobozi nzajya mbafasha, ariko mumufashe mugire gute mugumane nawe. By'ukuri koko mama yagumanye nawe, ngiye kumva hashize iminsi icyo gihe mba ngiye Sudani gushakisha, nohereza amafaranga y'inzu y'abana, ndababwira rero mwishyura inzu, ubwo ngewe mwe munyihoreye nimbona amafaranga nzabaha andi mafaranga uhita wohereza abana ku ishuri. Mbwira musaza wanjye abankuriragayo niwe rimwe na rimwe abanjyaniraga, nge ndaho nkora nigendera gutyo. Gusa icyo narakoze nabaguriye gaze, uko yangana umwana wanjye akiri na muto yarazi gutekera kuri gaze nta mukozi. Nuko musaza wanjye akabajyana ku mashuri akabagarura gutyo. Nyuma kera kabaye ngiye kumva numva barampamagaye ati murumuna wawe warapfuye. Ubwo apfa nari nohereje amafaranga y'inzu, bitambwira musaza wanjye amafaranga wiyishyura inzu, hita ufata abo bana be mwese n'uwanjye muhite mumanuka mu Kigali, ngiye ndaza mbasangayo. Ndavuga nari mfite amadolari nimba ari 800, ndavuga nimfata indege amafaranga ndabanyahombye, ibyiza reka mfate basi none mbohereze nayo gushyingura, ngewe ndamanuka muri bisi. Namanutse muri bisi ndaza ngera Uganda sinagera ngo naraye umunsi umwe, nyine bisi yahangejeje ninjoro, buracya mpita mfata indi bisi mpita manuka nza mu Rwanda. Ngeze mu Rwanda nuko nsanga baraye bamushyinguye, ngira murumuna wanjye njyana aho bamushyinguye, ndagenda ndamusezera, nyine ndamubwira mbese byo kwirimbi, maze kumusezera. Ubwo sasa hahita turangiza ikirero, itariki 8 zigeze, data yari ahari na mama yari ahari, yemwe n'aba mu miryango bari bahari baraho. Kumva kuko kuri ubwo bushobozi nari mfite nanjye nigendera gutyo ndikirara nta bushobozi, aho mba ari ugukodesha buri kimwe cyose. Nahise mbwira mama na data baraho, aba nabuzukuru banyu mugire uko mwabigenza. Mama ati ndi umukecuru nta kazi nkishoboye, data we niyirebeye hari nk'Inyanza, abana babura n'umwe bafata, bari bakiri bato. Numva birandenze. Umwana wanjye mfite umwana rero ukunda abantu nawe kubi, ahita aza ndabyibuka ikiriwe kirangiye, ahita apfukama arambwira ati mama n'ubwa mbere nkupfukamiye kuva mbayeho, mbabarira bano bana wibasiga muri ubu buzima. Nuko nanjye nkabireba umutima umwe nkavuga mbasiga, undi mutima hoya urabasiga he? Ndavuga hoya bana reka mbatware.
ubwo sasa ntandikana n'ubuzima ndapatikana nkajya ndaraho nyine muri ubwo busambanyi shakisha nkumva umwe ngakeneye amafaranga ya naya undi akeneye naya ku ishuri undi akeneye naya ku ishuri bikancanga nkumva mbaye umusazi none na bwa businzi none nkarushaho kurwara toroma. Harya se nakubwiye ko inzu yaha nyine Nyabisindu nari narayiguze. Nayo ngeze aho ndavuga rero iyi nzu reka nyigurishe we nashaka iya make. Urumva nabaga Uganda icyo gihe. Oya byageze igihe hashize igihe byagenze gutera naraje kubona umuhinde akamfasha ariko nawaza kugenda ataha iwabo ariko mukumfasha mbona udufaranga na musaza wanjye nawe anguriza utundi dufaranga ndavuga nterekana hayi wacu mu Rwanda nabonye harabaye heza. Mu Rwanda mbona nyine najyaga nza nkanyira nkasubirayo gutyo ndabareka nitahire iwacu. Icyo gihe nari mfite gahunda yo kujya muri China gusubirayo kuko nicyo gihe naravuye China ariko nabwo bikanga bigafata ubusa n'ibyo naranguye abana ibintu byanjye bimwe sinanabasha kubyibuka. Harangura nabyohereza musaza wanjye nawe agacuruza ubundi nawe ibindi bikamunana ntibarabyiriraga agashyiramo abagore ntumbaze bigahomba. Nuko nyine ngeze mfata inzira ndagaruka mva muri China ariko ubwo najya muri China nabwo nagiye gusura wa mushinwa wibuke. Ariko nayo nicyo gihe ngira ngo namaze hafi umwaka n'igice. Abana nyine batunzwe no kugira mbohereza amafaranga. Mbohereza y'inzu ayishuri gutyo. Ndaza nyine ndagaruka ngeze Uganda ubuzima nabwo burongera burancanga mbese ubuzima bwahoraga arizunguruka. Ndangije ndavuga mfata visa nanone yo kuzasubira China ariko icyo gihe nari mfite udufaranga nakuyeyo mfite n'iki musaza wanjye nangengeraho utundi duce nyine nubwo ibintu bimwe yagiye abyangiza n'abana bimwe byanjye bakabyisha ibindi bakajya by'abana urabizi. Nuko ndaza mpita mfata inzu hano ku Gishushu kirama akabari. Kizama akabari ndatangiye ndakoze nkakora ariko wibuka uko nkora inzu mbamo niyo ngiyo nyine nkoreramo n'abana tubanaho barya muri ya mafaranga ncuruza bajya ku ishuri ubwo abasubira Uganda barasubirayo muri ayo mafaranga ncuruza kandi nanjye niko nsindiramo na toroma zimfata nkazihera n'abantu bakinywera. Biranga nabyo nyine mbona birampombeye biranga ubwo ngurisha iyo nzu nyine hano niyo Nyabisindu ngura kwa na inzira mpita ngura yindi nzu kuko nagurishaga nahitaga ngura ahandi ngo ntazayirya yose ikarangira. Nuko finaroma rero maze kugurisha ubwo na visa nari mfite yo gusubira muri China irarangira umwaka urangira nkiri muri utwo tubari turahomba ubuzima mbona buranze kumva amafaranga mama yari yarangiye kubijyanye n'inzu ye wari bagurishije kandi nkubwira ko namuhaye yandi yo mu cyaro ariko maze noneho namara kumuha yo mu cyaro ntayishime ariko hari Masaka inzu ye horona harabashize umuhanda inzu ye yari mu muhanda hagati baramusenyera ariko inyuma akaba afite ikibanza bamusenyeye asaba mbese ninjye nagiyeyo icyo gihe nari nkiri no mu Rwanda ninjye namwubakiye mukorera pura muri ya mafaranga yari ngira ngo bamwishyuye nka miliyoni enye n'igice kubera yari inzu nyine iraho akazu gasanzwe karaho bamwishyura miliyoni enye n'igice ndabyibuka. Icyo nakoze nabanje nubaka korotire nk'iyi mbere yo kubaka inzu mbanza nshyiraho korotire maze gushyiraho korotire mushyiriraho inzu imeze gutya nini cyane pe inzu y'ibyumba 1 2 3 4 korodoro na dushe na saro nini ndayubaka ifite ibyumba binini rwose ubona ko ari inzu nziza igaragara. Inzu ndayubaka nyubaka muri ya kaburimbo nyine na korotire iriho noneho umuhanda aho umuhanda wageraga kuri korotire yiwe bashishijemo aho imodoka zizajya ziparika cya gipangu nanone baragikubita
baragisenya n'ibikoni byari birimo ibintu nk'ibyo byose barabisenya. Ubwo rero muri ya nzu naguze mukecuru yahoraga aza kuntera hejuru aha nsanga ku kabari tugatongana nkatangira kumwibutsa ukuntu yatumye ntiga nkamubwira ubundi bumbwira wagiye ubwira abandi ninjye mwana njye nyine ugira tugatongana karira mbese twese tukarira nkamubwira se ngiye kucyo ari njye uhora ubwira ibyo bibazo ubundi ntazi karamu yawe nkaba nazi kariso yawe nkaba nta kintu na kimwe cyawe nzi ushakaho iki wampaye amahoro umva ashaka no kuzambaye kamambiri zo muri douche akaza kugira ngo agukoze isoni ahure urumva saa 11 ukumva arimo gukomanga ku idirishya kugira ngo akunda gukoza isoni nuko birandenga muri cyo gukora icyo nakoze ubwo nyine nagurishije ya nzu maze kuyigurisha ndagenda mukorera korotire y'amatafari ahiye bayisubizaho muzamurira igikoni cyari cyarahirimye cyose baragisakara haruguru hose ndayikora bayikubita igicahuro cya sima barayicapira nko kuri abayitera karabasasi kuko ntago mbere nkimukorera korotire ntago bari barayikoteye ngo bashyireho bira byose batereho n'imicanga yari broka gusa nubakishije broka n'inzu nyubakisha broka barayicapira bayitera igishahuro byose hafi bihagarara nka miliyoni mbese sinigeze nabiha agaciro ngewe kuko nibyo mwubakira sinajyaga mubwira ngo twandikirana ayo nkoresheje nubakikaga numva ko mvuga inireka nkure mama mwisoni nicyo nabikoreraga ko yarazaga karira ngo reba ninjye nsigaye ku karubanda ngo abantu bose ngo barubatse ibipangu uko nyine inzu ndayigurisha amfira n'ubusa na stress ntanywera nuko mwubakira nyine iyo korotire ndayirangiza hose n'urugi rwo rwari ruriho rwo kwirembo ndangije ngewe hari ngira ngo inzu yanjye icyo gihe yari isa nkaho irangiye cyo kuri cyo nakoze nahise nshaka mutike ndavuga reka nigire muri Turkiya mbure mve muri iki gihugu ngende burundu maze kumwubakira inzu nahise nishyura visa nishyura ibya tiketi ndavuga nireka ngiye gushaka ubuzima muri Turkiya Imana nibishaka wenda nzaza mfite amafaranga nanjye nongere niyubakira indi cyo kurasiga niguriye ikibanza Bugesera nasize niguriye ibibanza 2 ndanamwubakira ndangije rero hagenda nge nuko nkimara kumwubakira rero sasa ngiye kumva numva sinzi ikintu twapfuyeho gato nambwira ko ubu nububona ibintu mba nawe ngo harubyo mba nagutumye ahise ambwira atyo numvishe trauma numva ndasaze nukereza inzu yanjye maze kugurisha ntekereza ibyo maze gukora numva ndapfuye umva afite intebe nka zino z'amadiva byose ni ibyanjye nta kintu cyo mu nzu cyose kitarimo kitari icyanjye nahise mfata imisego n'ibiki byose ndavuga ngiye kubitwikanisha kandi ino nzu nyokerezemo imisego 2 myitwitse usibye ko iyo natwitse 2 n'ubundi yari yarapfumutse ishaje ngeze aho ndavuga ibi n'amafuti ndabizimya nyine ndavuga n'amafuti n'amahano nabankoze reka mbyihorere cyo gihe uruza abantu nyine ndababwira nigiye rwose ibintu mama nkorera sinibaza kugira ngo umuntu mukorera ikintu aho kugira ngo anshime ambwire ngo wabaye nagikoze yakintumye kandi niwumbuza amahoro akansangaho ndi ibintu byose ndabibabwira cyo kuri ndabyibuka havuyemo umukecuru ngo yamubyaye muri batisima arambwira ati mwana wa genda uzabure burundu no mwisi y'amateka azakuburemo nuko cyo nakoze ubwo nyine namaze kumukorera iyo korotire ndangije mpita nigendera fata tiketi nigera muri Turkiya ndavuga reka ngende nangire ubuzima bwanjye hariya nishaka nzapfireyo abana banjye gasita bamaze gukura gasita nta mwana wanjye ukigwa mu ziko kuko mbere najyaga nshaka kwiyahura naho ndi mu Bushinwa nkavuga se niyahura ku mwana wanjye bamwanga nanjye ubwanjye baranyanga ese umwana wanjye azabaho gute nkasubiza inyuma nkabona ko umwana wanjye atazabaho nkavuga oya ntago ndi bwiyahure nkabireka nkabicicika ariko ikimbabaza kugeza na n'ubu nisa uvuga ngo buri kimwe cyose yarwara ninjye kurya ninjye nimba amazi rubine yapfuye mu rugo ninjye ngomba kwisubizaho buri kimwe cyose ninjye
ariko ikintu kimbabaza muri byose nta nubwo ashaka kumenya ngo byibuze cyangwa se wenda ngo mwicare mu ginama ati wenda tuvuge nimba mfite nk'ibi bibazo byose mbe namwicaza ngo mubwire mama mfite ibibazo ibi n'ibi basi wangiriye inama wambwiye icyo gukora ntibijya bibaho sindicarana nawe ngo tuganire ntibijya hari byambaho ejo bundi rero ubwo nari ndi muri Turukiya nkigerayo hari ikibanza nari naguze nyine hano mu Kanzenze ibyo ni bya vuba aha byo hari umudamu w'inshuti Turukiya icyo gihe wagiye wamaze igihe kinini namaze imyaka 5 gahunda yari kugumayo gahunda numvaga nzagumayo ariko finaruma ntatekereza nyine by'abana ariko numvaga nzigumirayo ariko afite ukuntu nimba ngiye singiye kuvuga ngo ngwiki ni mama ariko afite ibintu akora akaba nimba ari kugushika nimba ari ukukuroga umva uzi utarwiyambitse niyo mpamvu ndahangaha ndasaba byibuze nimba hari abasenga nimba hari wenda n'abavuzi byibuze ngo babe bagira icyo bakora babe bamvura kuko muri Turukiya nasize ibintu byanjye byose imyenda mfungwa amezi 7 ubwo nani ngiye mvuga ni reka muhunge kasitamaze kumwubakira n'ibintu mbirangije impamvu yo gufunga muri Turukiya ni gusa ahantu nakoraga basanze nta byangombwa byo gukora baradufunga nyine ariko urumva naho nabaga ndi mu Buraya nabwo narakoraga ariko none n'Uburaya ntibwaburaga baramfata baramfunga amezi 7 cyakora ambasade yanjye yabigiyemo nayo ndayishimira pe ambasade yanjye ndayishimira pe ubwo nshyiraho umwavoka nari maze kugira urabona corona yarivuyemo yatangiye nta mafaranga mfite n'umwana wanjye nawe nkigera muri Turukiya nabyo byambereye ibindi bintu birebire ntabasha no gusubiramo gusa umwana wanjye yarageze mu wa 6 segonderi ngiye kumva numva ngo yaterotse ishuri kandi ubwo sinzi ikintu cyambwiye ngo banze ujye ku ishuri imbere yuko urira indege ndagenda ngeze ku ishuri ati umwana we nitumuheruka yaragiye ati yajyanye n'Abanyakenya ati turimo 1,100,000 ngahe nta n'ijana nsigaranye ngiye mu cyeyo nta kuntu ndi bubigenze ninginga abarimu ndapfuka ndababwira mwakabyara mwambabariye ko ureba umwana yararangije wa 6 mukamureka karangiza k'amafaranga nzayohereza uriya mu directeur yambereye imfura nabimana isamu umugisha nuko umwana ndamuhamagara nsanga ahantu nabaga mu gahoteli ndamubwira rero mbabarira usubire ku ishuri nimba warakoze n'amafuti nta kundi byagenda ariko subira mu ishuri afazaro urangiza wa 6 umwana aranyemerera asubira ku ishuri ndagenda nkigera muri Turukiya ndarwara nenda gupfa narwaye hafi umwaka n'iki ndarwara cyo kora nza kugira umuturukiya wabaga hano bakoraga muri convention wari inshuti yanjye musanga yaramvuza anyishyurira n'inzu dore ko abantu bahariya nk'amashitani ntago yapfa kugwa uryame anyishyurira inzu aranamvuza ageze ahanjyana no muri leta twabanje muri privé ageze ahanjyana muri leta nuko mbona ndakize ntangira nyine ubwo buzima none bw'uburaya abagore tubana nkabona n'abagore batoroshye ngeze aho ndimukanya mu yindi city hari ukuntu bakwanga iyo noneho wishyizemo itike wizanye biba ari ikibazo nuko njya mu yindi city mbayemo ndavuga niho buzima bwanjye nishyura inzu ndavuga iyi nzu nzayibamo nimba ntaha nimba njya he nsimbizi ndakoze ntuburayi ubusinzi nkasinda muri corona umva naburaga yo kurya ariko yo gusinda sinayaburaga nkasinda n'abana simbo nibyo mboherereza kuko nta mafaranga nabaga mfite ahubwo numwe nabaga nanayinywereye gusa ibyo kurya nkaba mbifite ariko nta mafaranga corona irarangira rero sasa irangira niko kubona akazi nkakora nyine harimo n'ubwo buraya n'uki byose
ndakora ntangiye gutangira kubona udufaranga. Ako kanya nibwo bamfashe, bandafashwe nanjye kubona udufaranga. Mbwira umuhungu wanjye nti rero shaka ukuntu uri bubone ukuntu wabona visa ukajya kwiga hanze ugakomeza amashuri yawe. Icyo gihe bahita bahanura amadolari yose bahita bayashyira hasi. Nimba ufite amadolari 1000 ugahita usigarana 500, amadolari 500. Hari namuhaye visa, ntuzamubwira nti naze muri Uganda ashake visa kuko Uganda buriya biroroshye kubona visa. Ujya muri Uganda ushake visa ubwo yari amaze no kwibonera akazi rero abagahombya atyo. Nuko nyine nuko byagenze. Muri Taki ngiye kubona mbona baramfashe baramfunze amezi 7, nshyizeho uwaroya nyine voka aramburaniye nawe amafaranga arayariye. Mpamagara kuri ambasade nayo iraza babwira ko nyine ngomba gutaha kuko icyaha bari bansanze ahantu muri Taki hari ukuntu bakora kari akazi nyine ngo kamasaji ariko nyine bakoreramo n'ubwo busambanyi n'ibiki byose. Noneho ahantu bansanze aho hantu bakorera ibyo ngibyo. Barambwira ati nta kundi kuntu twagukiza kuva bagusanze hariya. Ambasade yanjye barambwira ati ahubwo uri no kudusebya, ati nta kindi kintu twagukorera usibye gutaha. Nuko nyine mba ntashye gutyo ibintu byose mbisiga mu nzu. Amafaranga ubwo ntaharire hafi $1000 ayo nazanye nayo nimba nazanye nka 2 nimba wenda ariyo nari mfite shana yanca mu mwanya y'intoki akaba umugore wari manyubakiraho nabyo nsanga byabaye bese muri make sanga nakaduruvayo. Reka dusoreze hano uyu munsi. Tumaze kumva byinshi ubuzima bwo muri Taki bici byose kugeza aho waje kugaruka mu Rwanda bagufunze no kurekura ukagaruka mu Rwanda n'ibindi byinshi. Turaza gufatira hariya dukomeze tumenya noneho beef na mama iracyakomeza, abana se babayeho gute, mama wabo abayeho gute n'ibindi byinshi. Ibi byose nukutegereza episode y'ubutaha. Ariko mu byukuri umumama wacu mubona no kuri kamera zacu no umumama ubabaye cyane yaciye mu bintu byinshi bibabaje. N'ubu ngubu kubari barimo kureba ngira ngo mwabibonye namarira gusa kuko ni story ibabaje cyane. Kuva hano gukomeza kugeza aho cyangwa ubuzima bayeho uyu munsi n'ibiki byose ibi byose nuzacikwe n'ikiganiro cy'ubutaha. Ariko hari ahantu twageze ahita avuga ngo ndabasaba ubufasha bwanyu. Ibyifuzo bye by'ubufasha akeneye ni bihe? Reka tubisubiremo none aka kanya maze yongere atange nimero ze za telefoni tuze kureba what is going on. Harya ibyifuzo byawe ni bihe mama wanje? Muri make ibyifuzo nasaba cyane bindemereye kuri iyi saha. Umutwe umeze nkaho washyushye wabize usa nkaho uri gutogotamo ibintu. Nimba ari abasenga nimba ari abavura byibuze bakaba bagira icyo bankorera kuko ibi bintu bitubaho byinshi bizakomeza. Mbabwire no kuri musaza wanjye kuko nawe bimuriho nawe ntibyoroshye. Ubu nawe hararafunze nkifungurwa nta cyumweru cyashize musaza wanjye ngeze mu Rwanda nta cyumweru musaza wanjye nawe yahise afungwa. Ubu ari muri Uganda arafunze. Nuvuga ngo musaza wanjye pe n'abana twareranywe ariko ngiyewe ndabakunda kandi nabo barabizi. Yemwe na murumuna wanjye bose ndabakunda, umuryango wanjye ndawukunda. Keretse mama watubereye sinzi nimba wenda hari ubundi buryo kiwa wabibonamo we yimereye nk'umuntu w'igisimba kiraho cyamurya abana niko nabyita kuko icyo yiboneye nimba umuhaye murabe inshuti. Ariko usibye ko ngiye nubwo namuha nta bushuti bwanjye nawe ndabona. Ni gake cyane muri make. Gusa ntikaburamo wenda ko ububyeyi kuba yagufasha nkuko nari byaye urumva ko yangiriye ikintu gikomeye ntashobora no kwibagirwa nacyo gituma nkikora ibi byose. Ariko kenshi na kenshi nge na mama ni ibintu bitoroshye. Gusa nanone nongera kubwira abantu b'ababyeyi bafite abana please ndabinginze nimukajye mugeraho mubabaza umwana cyangwa se jye ugira nakanya ugaho umwana muganire kuko ni toroma
nk'ubu nabaye umusinzi, nabaye umusazi, nabaye indaya hejuru ya mama. Yaza kumbera umubyeyi akajya mba hafi, wenda akajya nganiriza buke buke atari ukunganiriza kubera inkoni, wenda mba ndi umuntu nk'abandi. Ntabwo wamenya wenda niyo mateka yanjye Imana yanditse, ntabwo wamenya kubaho k'umuntu ntiwabimenya. Gusa babyeyi aho muri naho mwicaye naho muva mukagera, please mujye muba hafi y'abana banyu. Urabona byangizeho toroma, bingiraho uburwayi noneho mbuzana no mu bana banje, bituma samutemo n'abana banje mbababaza. Nkikanga namaze kwikubitura umwana nkamubabaza pe, nkibaza se Mana yanjye nk'uyu mwana wanjye mukubitiye iki, nkabura n'icyo namukubitiye ahubwo rimwe na rimwe. Sinzi wenda nimba na mama ariko byamugendekeye mu buto bwe, wenda akaba ariko yakuze, ariko mu by'ukuri biragoye kubyakira. Byinshi biracyari byinshi, tuzakomeza kubiganira. Hari episode nyinshi kuko ni birebire ntabwo byanashira, ni birebire, ni byinshi nciyemo. Reka tugire gutya, dutange nimero za telefoni, dusoreze hano. Nta nubwo biri butinde, turaza gukora ikindi kiganiro, indi party ikurikiraho, maze hari ibibazo ndi bukubaze muri iyo party ikurikiraho, maze tuzareba uko bimeze. Reka dutange nimero za telefoni. Harya ni 079 8 8 20 31 31 54 5 07 zisubiremo 079 9 8 20 31 54. Okay. So icyo wifuzaga ngo namasengesho cyangwa nimba hari umuvuzi wakuvura niki cyane cyane? Ngewe bundi nkanjye nigeze kuba umurokore ndi umwana muri make. Narasengaga pe, nababwiye ko nigeze kubatizwa mu mazi menshi, ibi byose bitari byaza nyiri umwana iwabo. Ngira mama arabyanga, mbese ariko ibyo sinanabimurenganyiza kuko buri wese azabazwa ubugingo bwe. Urumva, ariko byageze kugeraho ndagwa kubera ibyo byose moramo by'ubuzima bwanjye. Ubwo rero mu by'ukuri ntago numva n'Imana hari ko yamanuka muri hari gasanga nkiri umuntu, kuko mba numva byararenze. Urumva, mbonye rero unsengera cyangwa se nkabona umvura, noneho nkava muri ubu businzi n'ubu buraya, nk'ubu nta kintu na kimwe nkigira mu buzima. Nta mafaranga naho kurara umatora nsigaye nyirambika hasi, kuva nyine bandipotinga bakanzana ubu matora nakodesheje inzu hariya nyirambika hasi. Gusa babazwa no kubona abana banjye mbatera ibibazo bigeze hariya. Rekera ngaho mama wanjye, ihangane, ibi ngibi biracyari birebire, tuzabikomeza ubutaha. Uzatubwira niyo story kuntu wakijijwe, ukuntu waje kugwa n'ibindi byinshi cyane. Murakoze cyane. So aka kanya nimero za telefoni mwazibonye, muri abantu beza, inkuru iratubabaje twese. Ese dukora iki? Murabizi. Yes, ibi byose mwabyumvishe, nta kintu turi burenzeho. Reka tumuhe time mama wacu ajye kuruhuka, maze ubutaha azakomeza tubwire aho tuzafatiraho yaracishijwe, kuntu yaje kugwa n'ibiki byose muri Turkey life, n'ibiki byose uburaya ni byinshi. Ese mama we bari kumvikana muri iminsi cyangwa bimeze gute? N'ibindi byinshi byose muzabyumva mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze cyane, until next time, ciao ciao.